Hello friends and family, umukobwa Ncyusa Edusemiya Aniston. Nizere ko rero aho muri hose mumeze neza, nkomeje kubashimira kubera support muri kugenda musharinga abantu bigiye batandukanye video zanjye, mukora like, mukora subscribe, mumama comment. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Iki rero ni igice cya kabiri cya video yacu. Video ya mbere yavugaga ku bintu bijyanye n'imiterere, amoko ane y'imiterere tugomba kumenya buri muntu wawe wese mbere yuko ugura umwenda, mbere yuko wigera umwenda ugomba kubuzi shape yawe. Video ya mbere rero umuntu utarayirebye ajye kuyireba, irakwigisha. Ushobora gusanga shape yawe itarimo hano, iri muri video ya mbere, rero ujya kuyireba. Video ya kabiri rero ni iyi ngiyi, irimo amashape abiri, nayo nkuko nari nabibabwiye muri video ya mbere. Video ya kabiri irimo shape ebyiri arizo izi. Harimo umuntu uteye nk'igisabo. Igisabo wa muntu bunanutse hano hose, yagera hasi akagira ute, akagira tayi. Hakabamo undi muntu wa kabiri, wa muntu ubu noneho sasa ubyibushye hejuru, yagera hasi akananuka. Taye ntaye ariko abyibushye hejuru, ibitugu ari binini, amabere abari muri mu nda abari hanini. Rero izo nizo shape ebyiri tugiye kuganira. Ese umuntu uteye nk'igisabo, umuntu uteye nka rectangle icuritse, niko babita, agomba kwambara top imeze gute, agomba kwambara jeans imeze gute, agomba kwambara ikote rimeze gute, agomba kwambara ikanzu imeze gute. Twagiye rero ku muntu uteye nk'igisabo. Umuntu uteye nk'igisabo nta kintu na kimwe kitamubera. Iyo mvuze gutya ngo nta kintu na kimwe kitamubera, ni ikijyanye na taye yiwe nyine. Ibintu bijyanye n'ibintu bya small size ni ibintu byabo. Bya bintu bitaratse wapi. Yewe umuntu uteye nk'igisabo wambaraga ikintu kidabadaba, ikintu kitagufashe kuri taye, pacanga sizawe niki. Tudatinze rero reka turebe top z'umuntu uteye nk'igisabo. Top y'umuntu uteye nk'igisabo yaba top yaba blues, za zindi ziba za off shoulders zirababera bya hatari, kwako abafite ibitugu bitoya. Abafite ibitugu bitoya mu nda hatoya, rero guhera hano yambaye akantu ka off shoulders karamubera. Twa dupira cyangwa yama bluze afite amajosi ameze nk'akazeru kuntu aje gutyo, atandukanye hehe na yama bluze aje ameze gutya afite ijosi rya kare. Yayandi afite ijosi ry'ikizeru na yarababera. Ikindi udupira dufite ntuza twaruniga, udupira tw'uturuniga, umva kaba gaciye gute, kaba kadaciye, umva karamubera. Abafite intugu zitoya, abafite hano hatoya, mbese utuntu tumufasheho hejuru turamubera bya hatari. Ibintu byo kuzana ikintu kitaratse n'amatisheti, y'amatisheti y'abatipe aba agize ute, aba arekuye, ntago ababera. Ibintu bya abantu bibisabo baberwa n'utuntu tubafashe hejuru tw'utubody, utubody kaba gafite amaboko maremare, kaba gafite amaboko aciye, nta kibazo. Katugere rero kuki ku majipo. Se umuntu uteye nk'igisabo yambaye ijipo imeze gute? Rwose nimbuzi ko uteye nk'igisabo, abantu bateye nk'igisabo bakunda kuvuga ko bateye neza. Ugomba kwambara ikintu kigaragaza imiterere yawe. Ijipo ya droite, umva ibi ni munange. Ijipo ya droite ibimanutse kuri taye yawe, yerekana imiterere yawe neza neza, nta kibazo. Washaka hejuru ugashyiraho twa dupira nakubwiye hejuru, uba wambaye neza bya hatari. Eka tujye hehe ku ipantaro. Ipantaro imubera ni ipantaro y'icupa. Amapantaro y'amamampa rwose ku muntu uteye nk'igisabo ntago arayabonayo nawe. Noneho ikindi, amapantaro y'amapacanga ntago arayawe. Ikintu cyawe ni ipantaro igiye kuri taye, nyine ipantaro y'icupa. Haba ku itisi, itisi itaratse ntabwo ntago ari yawe. Itisi y'agacupa kageze hasi rwose irakubera, irakubera, irakubera. Amakanzu y'amadroite arakubera, amakanzu ageze hano mu nda agataraka,
rwose ntabwo ari ayawe. Ibintu byawe ni ibintu by'amadruwate, ibintu bifashe ku mubiri. Wikigana rero ngo ubonye umuntu yambaye ikanzu nziza igeze hano igataraka, nuko ari imiterere yiwe, nawe ngo ugiye kuyigura. We genda ugura akaduruwate, kaba ari karekare yaba igeze mu mavi nta kibazo irakubera. Mbese umuntu uteye nk'igisabo nta kintu kitamubera kigiye mbese kigiye ku mubiri wiwe, nta kintu na kimwe kitamubera, aba ateye neza nyine, natwe turabizi. Tudatinze rero, amakote umuntu uteye nk'igisabo, amakote ni sawa. Ikote ryose yashyiraho rirajyana, ryaba irya kurubasi, ryaba iry'igipesu kimwe, ryaba igipesu bibiri, ni sawa. Ahubwo ikote abujijwe ni ya makote aciye, rya kote aba ari rigufi, riba riri gufi rigarukiye nko munsi y'amabere, ariya nagakoya, kubera ko iriya kote rigufi rigira ute, riba ritaratse hasi, riba risa nkaho ritagufashe hasi. Rero niyo mpamvu ahita ahisha ya miterere yawe, ahisha hano mu nda, agahisha no hano inyuma. Noneho udukabutura, ikabutura y'icupa ni iyawe rwose. Mu cyiciro cya mbere amakabutura twabonye, ni umuntu ugomba kwambara amakabutura, ni abantu babyibushye nyine, bateye nka rectangle, bateye nka apple, nka pome. Ariko umuntu uteye nk'igisabo, ikabutura y'icupa iramubera, yaba agakoboyi yaba agaki, aba ari sawa bya hatari. Kandi umuntu uteye nk'igisabo nta bintu byo kuvuga, nta condition ziriho ngo arambara ngo ipantaro ya high waist ngo aragira itohoya, niyo yaba itari high waist iramubera. Mbese nta kintu na kimwe kitababera. Mbatereye amasara abantu bateye gutyo, ndabasuhuje. Tudatinze rero, reka tujye ku muntu uteye nka triangle. Triangle murayibona ukuntu imeze ngo, noneho umuntu uteye nka triangle ibicuritse nyine ibihereye hejuru gutya, ubwo bishatse kuvuga ko aba afite hano hejuru hanini, hasi hakaba hatoya. Uwo muntu rero yambara ibintu bimeze gute, aragorana kugira ngo abone umwenda, biramugora. Rero tugiye kuri top, yambara top, sinzi ko yabona top imubera pe, agapira kano gafite umubiri wa gapira. Abagomba kwambara ibintu hejuru bitaratse, bitamufasheho habe na gato, kandi no hasi nuko. Abagomba kwambara ibintu by'ibijipo bitaratse, birimo amadinda menshi, ibintu amapacanga, cyane pacanga ziramubera. Ijipo ngufi ntimubera, ijipo ngufi igeze munsi y'amavi yaba ari moyenne ntabwo imubera. Amajipo ageze ku birenge kandi ataratse niyo amubera. Yangiza agashyiraho udukweto tugufi, agashyiraho udukweto tureture, biterwa na top yambaye hejuru. Noneho agomba kwirinda ibintu bimufasheho nyine, nabibabwiye. Amapacanga niyo meza kuri wiwe. Amakote ya oversize, ibya bikote binini nyine hejuru, nkuko nabibabwiye ngo agomba kwambara ikintu kinini hejuru. Ya makote ya oversize aramubera. Ikindi, amashati manini aramubera nyine, bya bishati binini biba byiza. Noneho iyo yambaye nk'igishati kinini agashyira nk'igipantaro cy'ikimampa cyangwa nka boyfriend, boyfriend ukayishyiraho, shaba wambaye neza. Yewe umuntu utazi ko wowe uteye nka triangle icuritse, ndakwinginze ngo ihangane urebe iyo myenda ikubera nk'ubwiye, kandi uzambwira nyuma, uzanshimira nyuma. Ndabinginze rero mukomeze, nzere ko mwakomeje kuryoherwa na bino biganiro ndimo ndagenda mbaha, utu video ndi kugenda mbaha, turabigisha, ndabizi muriga. Muri uyu mwaka dufite isezerano ry'uko tugomba guhindura imyambarire yacu, tukayishyira ku rundi rwego nyine. Mukomeze rero mukoreshe subscribe, mukore like, mukore share. Nujya ukora subscribe, ku ruhande hariho akantu kameze nk'akazogera, ujye ukakandaho, kwako iyo ugakanzeho buri gihe iyo na uploadinze video uhita uyibona, utubona aka notification ko Cyusa Edusemiya Aniston ya uploadinze video. Kandi video yose uzazibona na uploadinze, ujye uvuga ati uyu munsi ngiye kwiga, uyu munsi reka nicare hamwe nige.
kandi ndakwingize ngo ujye ureba video mpaka itangiye kugeza irangiye, niho ubona niho wiga neza. Kureba video igice hari igihe usanga warebye ibya mbere ugasanga si wowe bireba, kandi wenda mo hagati ibikureba ariho biri. Nizere ko rero mukomeza kuzisharinga inshuti zanyu. Ndabakunda. Bye bye, ciao ciao.